Data wa twese nyir'ububasha bwose, abana bawe duciye bugufi muri uyu mwanya tuguhimbaza izina ryawe rishimwe. Turi imbere yawe nk'abafite intege nkeya, dukeneye imbaraga zawe ngo zikorere mu bugingo bwacu. Turatabaje cyane kugira ngo Umwuka Wera abe muri twe, atwigishe ibyo tuvuga n'ibyo dukora, adushire mu ijambo ryawe mu bugingo bwacu, atwigishe n'ubusobanuro bwaryo, adushoboze gukora icyo rivuga, bizaduhesha ubugingo buhoraho. Urakoze mubyeyi yuko twemereye ko tuzi imbere yawe, udukorere ibyo intore zawe zikorerwa zose kubwa Yesu Umukiza wacu. Imana ni nziza kandi ibihe byose. Reka dushimire Imana yemeye ko tuba muri iri teraniro, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Hagurukijwe no kwakira abo turi kumwe muri gahunda kugira ngo mbabarangire. Aha njyewe muri kuvugana nitwa Kizimana Urarisi, nkaba ndi umwe mu bayobozi b'itorero rya Gasogi. Ese hari abantu baba batanzira? Abantu batazi Urarisi, reka turebe ko barimo. Ziko hari abantu benshi batanzi burya. Ya, mwamenye rero ni njyewe witwa Urarisi, ni njyewe uyoboye iyi gahunda. Nkaba ndi kumwe imbere ya hafi aha, nkaba ndi kumwe nabo tugiye gukorana muri uyu mwanya. Uri ruhande rwanjye Habarurema Simiyoni araza kudufasha mu isomo ndetse no gusenga. Ntarutse yahagurutse, hanyuma nsimbutse gato hari umubyeyi nawe ahagurukane n'itsinda ayoboye, nawe yitwa Mukabarera, nawe araza kudufasha muri gahunda yo kwakira ibyera by'Uwiteka. Hirya rero hari Basesa yose Patrice, nawe uri buze kuza kudufasha muri gahunda yo gusenga dusoza. Hariya hirya hari korali Angels Light, nayo iri buze kuza kudufasha. Twese turi kumwe, ntabwo tumuherekeje kuko adafite ubwoba. Turi kumwe na Bararendeza Augustin. Hari ubwoba ufite Bararendeza? Hari ubwoba ufite? Ntabwo nigeze. Nta nubwo wigeze. Ngo nta nubwo yigeze. Ntabwo twamuherekeje rero, kuko iyo uherekeje umuntu abagize gute? Abafite ubwoba. Turi kumwe nawe muri iyi gahunda. Niwe ugiye kudufasha kutumanyurira umutsima w'ubugingo Imana yamudutumyeho. Reka rero ndebe iteraniro ryose, muduhe ikaze kugira ngo tubashe kubana namwe. Muratwakira ngo iki? Ijana na cumi n'imwe. Inshuti nziza ihwanye na Yesu. Now
reka tugihagaze buri muntu wese afate Bibiliya ye. Tugiye gusoma isomo riboneka muri Mariko igice ni cya 5, turasoma ku murongo wa 20. Mariko igice ni cya 5 umurongo wa 20. Reka nimba twahageze twese dusome. Aragenda atangira kwamamaza i Dekapoli ibyo Yesu yamukoreye byose. Abantu bose barumirwa. Turongera dusubiremo. Aragenda atangira kwamamaza i Dekapoli ibyo Yesu yamukoreye byose. Abantu bose barumirwa. Reka ubusobanuro tuze kubuharira Mwuka Wera. Abimbere dupfukamye, namwe murubahira Imana aho muri, twese dusenga Imana. Data ugira neza, Imana iri mu ijuru, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turagushimye cyane kuri aya manwa, amahirwe wongeye kuduha yo kumenya yuko ibyo Yesu yagiye akora byamamaye bikatuma n'abantu bumirwa. Uyu mwanya natwe tugiye kumva ijambo ryawe. Turagusabye kugira ngo Mwuka Wera azatwigishe kandi uzibura amatwi y'imitima yacu kugira ngo dusobanukirwe n'icyo dushakaho. Umugaragu wawe rero agiye kuvuga, uramuzi kugira ngo avuga abwirijwe nawe, kandi umuha imbaraga kugira ngo Mwuka Wera amugendeho. Ibyumweru 2 agiye kuzamara aha hantu, uzamuhe Mwuka Wera, uzamuha imbaraga yo kubasha kubwiriza ubutumwa bwawe, kandi natwe twumva uduhe kumva no kumvira. Twese niwerekanwa tuzagusanganire. Iyi gahunda rero uyiyoborere nk'Imana. Ubu Satani ntago yishimye. Turagusabye ngo umutsinde muri literaniro, arihezwe nk'ubwose, kugira ngo kuva gahunda itangiye kugeza ubwo izasoza iyoborwe nawe, kandi hazabonekemo imitima ya benshi. Twese tuguhindukirire, niwerekanwa tuzagusanganire. Imitima yacu tuyigushyize imbere yawe, ijuru ribane natwe kubw'iyi gahunda, byose be nk'uko ushaka mu izina rya Yesu, amen. Day.
kugaruka kwa Yesu kutwegere. Ibaze mugenzi ndetse nanjye ndibaze, ese uyu munota Yesu aje najyana nawe. Nimuze tugende tubwirize abantu, tuburire isi, twoye gukangwa n'ibi. Igihe niki nagisigaye, Imana iri hafi kuvu abera tukitahira. Nimuze tugende tubwirize abantu, tuburire isi, twoye gukangwa n'ibi. Igihe niki nagisigaye, Imana iri hafi kuvu abera tukitahira. Uribaza mbese hasigaye igihe kingana iki nshuti turuhira muri iyi si mubona irarushaho kuba mugenga w'ibihe. Tubwire icyo gukora, nimuze tugende tubwirize abantu, tuburire isi, twoye gukangwa n'ibi. Igihe niki nagisigaye, Imana iri hafi kuvu abera tukitahira. Nimuze tugende tubwirize abantu, tuburire isi, twoye gukangwa n'ibi. Igihe niki nagisigaye, Imana iri hafi kuvu abera tukitahira. Ubutumwa bwiza nibuzenguruka isi, gucungurwa kwacu kuzaba kutwegere. Haguruka nshuti, joro riratandukanye, tuvuze amakondera, tuburire umudugudu. Nimuze tugende tubwirize abantu, tuburire isi, twoye gukangwa n'ibi. Igihe niki nagisigaye, Imana iri hafi kuvu abera tukitahira. Nimuze tugende tubwirize abantu, tuburire isi, twoye gukangwa n'ibi. Igihe niki nagisigaye, Imana iri hafi kuvu abera tukitahira. Nimuze tugende tubwirize abantu, tuburire isi, twoye gukangwa n'ibi. Igihe niki nagisigaye, Imana iri hafi kuvu abera tukitahira. Sabato nziza, umunsi w'umunezero. Reka dushimire Imana cyane muri uyu mwanya, kuva ku masaha ya mu gitondo kugeza kuri iyi saha sita. Twabonye byinshi, twumvise byinshi. Uwo gukizwa yakijijwe,
ubundi we ntacyo muvugaho kuko sinamutumweho. Rero dushimira Imana cyane ko yadukoreye ibyo byose. Imana yacihimbazwa. Umuntu yitegereje iri teraniro yatekereza byinshi, bimwe bifite agaciro, bindi bitari ngombwa ko tunabitekereza, kuko ari byo dutekereza bitari ngombwa, ariko kuko umuntu atagenga ibitekerezo bye ngo abigenge uko ashaka, ntabwo bikanyura mu bwonko bwawe. Uko niko tubayeho, niyo mpamvu dufite urugamba turwana n'ubuzima bwacu bwa buri munsi, tugarura ibyo bintu byagiye aho tutari dukeneye. Burya urugamba rwa Kristo ni ukugarura ibyagiye aho utashakaga. Cyo gituma ibitekerezo byacu ntabwo tubigenga 100%, ahubwo turabigarura gusa. Iyo uri umukristo uragarura gusa, kuko hari igihe usanga ibitekerezo byagiye konera rubanda, byagiye kwangiza iby'abandi atari ngombwa. Uburyo ubukristo cyo bumaze ni ukugarura, ni ugushinga imbago ngo bugarukiye aho, nta mwanya wabyo, sinabishobora, simbyemeye. Nuko tubayeho mu bukristo. Ubukristo nicyo buvuga, ni ukurwana nawe ubwawe. Rero ushobora kuba waje mu rusengero ariko ibitekerezo byawe bikavamo, nubwo wicaye hano bikigendera. Ukigira mu isoko kandi uri mu rusengero, bikaje mu isoko wowe uri hano, hasi umugambi wawe. Nuko tubayeho, mwene muntu niko abayeho. Ngira ngo izo nteruro tuzazigarukaho mu rwego rwa Gikristo, ngo turebe icyo bimaze n'icyo bitamaze. Rero uko nababwiye nimugoroba abari bahari, navuye muri intara n'amajyaruguru y'u Rwanda, intara y'Ivugabutumwa ya Ruhanga, itorero Musanze n'akarere ni Musanze. Naho ngaho naje ku butumire bw'itorero rya Kanombe, koze dufatanye uyu murimo, twungurana ibitekerezo, twungurana imbaraga mu byumweru 2. Reka rero twishimire ko tugeze uyu munsi tukiri bazima je namwe, kuko ari n'igihe hari ubutumire nteganya ko butazasohozwa, nzaba naratumiwe ndibugerweho, ntabwo bwose buzasohora. N'igihe nzaba ntagitumirwa kubera impamvu imwe ntekereza, kandi izaba inshimishije. Aba narashoje ibyo ngomba kuvuga, ntabwo nzaba mfite ipfunwe. Ndashimira Imana cyane rero ko mwabitekereje mutyo. Imana ibaha umugisha. Interuro nateguye iravuga ngo gukiza umwe hakababara benshi. Gukiza umwe hakababara benshi. Bibiliya rero niyo tugiye guharira umwanya ngo ivuge. Gukiza umwe hakababara benshi. Mariko igice cya 5. Gukiza umwe hakababara benshi. Mariko 5. Yesu yirukana abadayimoni benshi mu muntu. Bafata hakurya y'inyanja mu gihugu c'Abagadaleni. Yomotse uwo mwanya umuntu utewe na dayimoni ava mu mva aramusanganira. Yabaga mu mva nta wari ukibona icyo ashobora kumubohesha naho waba umunyururu, kuko kenshi bamubohesheje ingoyi y'amaguru n'iminyururu y'amaboko, maze ingoyi akayicagagura n'iminyururu akayivunagura, ntihagira umuntu ubasha kumuhosha.
iteka ryose ku manywa na nijoro yahoraga mu mva no mu misozi asakurizayo yikebesha amabuye. Iyi nteruro isobanuye imibereho y'uyu mugabo. Nguru urwego arimo. Uyu mugadareni yari kuri urwego rw'ubuzima. Abagadareni bagenzi be bene wabo icyo bakoze mu butabazi bwabo, baramuboshe, bazanye ingoyi, bazana amapingu, bazana imihama, bazana ibyuma biboha, barabimubohesha, arabicagagura, arabivunagura. Ntihaboneka ushobora kumuhosha. Birumvikana yari yarazonze aka karere k'Abagadareni. Ubwo afata umwanzuro wo kutabana n'Abagadareni bazima, kuko Abagadareni bazima bamuheza, icyo bakoze ni ukumuboha, kandi bamuboshe inshuro nyinshi. Afata icyemezo arabahunga, ajya kubana n'Abagadareni bapfuye. Kuko Abagadareni bazima ntabwo bamutumye agubwa neza mu mibereho ye yarate, ahitamo kujya kubana n'Abagadareni bapfuye, aja kuba mu buro. Yabaga mu mva ku manywa na nijoro asakurizayo yikebesha amabuye. Interuro igeze ku murongo wa 6 irahinduka. Abonye Yesu akiri kure, abonye Yesu akiri kure, arirukanka aramupfukamira, ataka ijwi rirenga ati, duhuriye he Yesu mwana w'Imana isumba byose? Nkurahije Imana ndunyice urupfu n'agashinyaguro. Kuko yaramubwiye ati, dayimoni we muvemo. Aramubaza ati, witwa nde? Aramubaza ati, witwa nde? Undi ati, ingabo niryo zina ryanje kuko turi benshi. Aramwinginga cyane ngo atabirukana muri icyo gihugu. Aramwinginga cyane ngo atabirukana muri icyo gihugu. Tugeze ahantu hagoye kandi hakomeye. Aramwinginga cyane ngo atabirukana muri icyo gihugu. Reka mbaze abanyicaye imbere, ninde uri gusaba, ninde uri kwinginga? Ngo ni iki? Bibiliya iravuze ngo ninde? Dayimoni ari kugenza ate? Ari kugenza ate? Ari kwinginga. Gusenga ni kimwe, hari igihe gusenga biba bidahagije, bikaba bidusaba ko turenga isengesho gusa tukaja mu kwinginga. Isengesho no kwinginga ni ibintu bibiri bisa naho birambutse cyane. Kwinginga biri hejuru yo gusenga, kandi n'Imana ishaka, ntabwo ishaka ko tuba abanyamasengesho gusa, y'amasengesho ya gahunda, ahubwo dufate n'ibihe byo kwinginga. Aramwinginga cyane ngo atabirukana. Wumve, numwe uri gusabira bangahe? Aramwinginga cyane ngo atabirukana muri icyo gihugu.
Bibiliya ifite ibanga rikomeye cyane, muze gutega amatwi tujyane mu mwanya muto. Tumaze kumva ko ari inde uri kwinginga. Uri kwingingwa ninde? Dayimoni ari kwinginga Yesu. Ari kugenza ati? Wabyumvise? Dayimoni ari kwinginga Yesu ngo atabirukana muri icyo gihugu. Reka tuje muri Bibiliya musi y'uwo murongo turebe mu kwinginga kwe icyo yasabye. Turi ku murongo wa kangahe? Turi kujyana kuri uwo musozi. Kuri uwo musozi hari umugana w'ingurube nyinshi zirisha, nuko aramwinginga ati twohereze muri ziriya ngurube tuzijyemo. Twohereze muri ziriya ngurube tuzijyemo. Ariko wumve ko ntabwo barapfa kujyamo, bari kubanza kwinginga. Kandi barasabye ngo genza ute twohereze muri ziriya ngurube tuzijyemo. Bari kuzireba, abadayimoni barareba burya. Ngiziriya bazibonye. Twohereze muri ziriya ngurube tuzijyemo. Inshuti zanjye, mfite ibanga ntazi neza, nzakomeza kuribaza Yesu icyatumye bamwinginga akabakundira. Muri Bibiliya yawe handitsemo ngo agenza ati ngwije arabangira, agenza ate arabakundira. Ahangaha haje hamba imbaraga, niyo nacogoye ndavuga nti mwami, none se abadayimoni wabakundira ubu nijye utari kwemerera koko? Uretse kwizera kwanje gukeya, abadayimoni arabakundira, arabasubiza ngo ibyo musabye mugenje mute murabihawe, ingurube nizanyu ngizo. Bundi nandi mwe mwazizanye mubizera cyane, mujyane umwanda wanyu, mujyane. Bamuvamo bazijyamo, bamuvamo bagenza bate bazijyamo. Ingurube rero bazigezemo zimanuka ku gacuri ziroha mu nyanja, zari nk'ibihumbi 2. Ibihumbi bingahe? Se uyu muntu ufite ingurube ibihumbi 2 ni umukene? Ingurube ifite amafaranga ngahe hano muri Kigali? Igurwa ngahe? Mumbwiye ngo iki? Muri abadivantiste munakomwera muti twebwe iby'ingurube nto tubizi. Niko mumbwiye? Ntabwo muzi agaciro k'ingurube, kuko mwebwe muri hirya yazo kure. Ntabwo ari byo. Mugomba kumenya agaciro kazo, mugomba kumenya uko zigura. Umuntu nta bagorono barimo, nta baveterineri barimo, nta bayobozi bo mu nzego z'ibanze bari hano, nta bashinzwe amazu 10, nta bashinzwe utugari, nta bashinzwe imirenge bari aha ngaha bashinzwe guteza imbere abaturage bayobora. Murenda kwisha mu gatebo k'ubukirisito, ntabwo muri kwisi. Maze rero icyo mfaga namwe nico, dore icyo dupfaga. Maze iyo mugeze hano mbese muba mwabaye abantu b'Imana. Hari n'abaziryaga ubu twe turaha murazisimbutse, reka da
no kuzimenya ndo muzizi, n'ingurube ndo muzizi arizo. Banywanyi baje iwacu hari umugabo wabyaye umwana amwita narabamenye. Mese ubu mwibereye mu isi nshya n'ingurube ndo muzizi. Zari nk'ibihumbi bingahe uyu muntu cyangwa irishira hamwe ry'Abagadareni ryari rifite umushinga ukomeye, bari bafite proje, umushinga wabo urimo ingurube ibihumbi bingahe? 2. None nta numwe wamenya agaciro k'ingurube hano. Sigura ngahe ingurube imwe hano muri Kigali? Uwaba yarabyumvise nadufashe, ingurube hano muri Kigali igura ngahe? Weke igiciro bamwe bari kumbwira ngo 150. Oya, ni mumbwira igiciro rusange. Hari impamvu mbabaza igiciro cyazo. Muri iri somo harimo igiciro cy'izi ngurube. None ingurube igiciro rusange nangahe? Muri rusange twemera 200, twemera 150. Ayo muremera niyo ndemera. Muri rusange twemera 150, 200. Ngoje twemeye angahe? Ngoje 150 tubyemeze. Sawa. Ubwo twashizemo hagati, twashize muri mwahera. Ingurube ni ibihumbi 150. Zari nk'ibihumbi 2. Bamuvamo bazijyamo. Mwumve, abungeri bazo barahunga, babibwira abo mu midugudu bose n'abo mu ngo baza kureba ibibaye. Bageze aho Yesu ari, mwibuke ngo ntutwirukane muri iki gihugu. Barashaka kuba muri iki gihugu. Abaki ntutwirukane hehe, ahubwo twohereze he. Arabakundira, bamuvamo bajyamo, zisuka ku gacuri zijya mu nyanja zihotorwa n'amazi. Ntimutekereze ko n'abadayimoni bahotowe n'amazi, baracari bazima kandi ntabwo bari mu mazi, ntabwo barayabamo. Ahubwo abungeri bazo bagiye gukora irarika, baja ku misozi kurarika bene ingurube n'abo mu mudugudu ngo baze barebe ibyabaye. Abo mu midugudu na bene ingurube bose baza kureba ibyabaye. Bageze aho Yesu ari, murebe ku murongo wa 15. Bageze basanga uwari utewe n'ingabo z'abadayimoni yicaye, yambaye, afite ubwenge nk'abandi. Baratinya. Basanze afite ibintu 3 bikomeye. Basanze ameze ate? Yicaye, 2 yambaye, 3 afite ubwenge. Ngibi ibintu 3 ababanye na Yesu, ababonye Yesu bagomba ufite ni 3. Nuburamo kimwe ntawe ufite. Ijambo kwicara mu mvugo ya Bibiliya ni ukuba ufite amahoro. Basanze afite amahoro. Icyambere Kristo atanga mu mitima yacu
ni ukuduha amahoro. Aya mahoro ntabwo ari amahoro abaturanyi bacu baduhaye. Aya mahoro ntabwo ari ay'abagabo n'abagore batanze kuri bene wabo baturanye nanga se abo babana mu nzu. Aya mahoro si amahoro atewe nuko imodoka yawe ntaco yabaye. Aya mahoro ntabwo ari amahoro aterwa nuko wabonye umushahara urambuye munini. Aya ni amahoro ahoraho n'igihe ibintu bitameze neza. Aya mahoro umwana w'Imana arayahorana. Yesu aravuze ngo simbahaye nguko abisi bagenza bati. Herutse kumva umubyeyi ari kubwira abana be ati mwabana mwe mwampaye amahoro. Ndamuhamagara nshaka kumuganiriza madamu kuri gusaba abana icyo badafite. Kuki uri gusaba bariya abana icyo badafite? Ati ushaka kuvuga ikindi? Niba utarayabahaye uri kubasaba icyo utabahaye ute? Ayo wabahaye niyo baguhaye, bakugaruriye ibyo wabahaye. Rero uburere wabahaye nibwo barimo. Wibasaba icyo badafite, ahubwo amahoro natangirire mu mutima wawe. Basanze rero abaje kureba ibyabaye, basanze wa muntu bari baraboshe, bari barashizemo amapingu, basanze bwa mbere Yesu yamuhaye iki? Amahoro. Yicaye. Mufite indirimbo ivuga ngo nicaye imbere ya Yesu mpabonera iki? Yari yicaye. Basanze yicaye imbere ya Yesu. Kwicara imbere ya Yesu nta mahirwe arutayo. Niho nsiga ibimbabaza ngumva nduhutse, nabagezemo mbabaye. Imana yambitiyemo iri torero. Nari maze imyaka isaga 20 ndi gusaba amahoro padiri mu nzira ya penetensi, ariko nta mahoro yampaye. Mbonye Yesu, mbwirijwe ubutumwa bwiza, maze kwemera, ndaruhuka rwose. Ibintu bitatu basanze yicaye, ikirango c'amahoro. Basanze yambaye ungureho n'ikanzu wambare ngisoni z'ubwambure bwawe zitagenza zite. Basanze yamaze kubabarirwa n'Imana. Ingeso ze zose zari zatwikiriwe n'ubuntu bwa Yesu. Icyo Kristo adukorera cya kabiri gikomeye, iyo tumaze kumwemera nk'umukiza wacu, aratwambika agatwikira isoni z'ubwambure bwacu. Turatsindishirizwa n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera. Duhabwa ubugingo busha muri Kristo, duhabwa imibereho misha. Ibyadutsindaga tukabitsinda mu izina rya Yesu. Gatatu, basanze noneho yari afite amahoro, yari yambaye, kandi yari afite iki? Ubwenge. Ubwenge ni ikirango cy'ubuyobozi bwa Mwuka Wera. Ibi bintu ari bitatu birakenewe cyane mu itorero ryasigaye. Dukeneye amahoro y'umutima dukuye kuri Yesu. Dukeneye gutsindishizwa n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera. Ngo ingeso zacu za kera zitwikirwe, amateka yacu ye kongera kwibukwa imbere y'Imana. Iyo turi muri Kristo rero tuba turi ibyaremwe bisha. Ingeso zacu Imana ntiyongera kuzibuka. Nzabababarira rwose pe, sinzongera kwibuka ibicumuro byanyu. Abana b'Imana bakiriye Yesu nk'umukiza wabo, yabahaye iribanga, yabahaye amahoro, kandi arabababarira. Icya gatatu, yabahaye ubwenge. Niba uri umudivantiste warakiye Yesu, ukaba wari kutekereza ariko ukaba utagira ubwenge, ukaba utagira ubwenge, warayobye pe. Ibi niyo byanditse ku irangamuntu, ku identite y'abakristo. Ni amahoro, ni agakiza, ni ubwenge. Ubwenge ni ukuyoborwa na Mwuka Wera. Ejo narababwiye nimugoroba ngo umuntu wa gatatu, uwa gatatu mu bumana, uwa gatatu mu bumana ariwe Mwuka Wera, arakenewe cyane muri iri torero ryasigaye. Nta bindi, inyandiko turazifite, gahunda yacu ni nziza, ibintu byose muri porogaramu y'iri torero ni sawa sawa.
urugamba ruri ku ntambara yo kubura mwuka wera gusa. Iyo uri umukristo w'umunyadini mwiza ariko ukaba udafite mwuka wera, uba umeze nk'imodoka isa neza yagonze moteri. Iyo igonze moteri amapine arashase, ibirahure birameneka, ishusho yayo irahinduka se? Mukristo umunyadini w'umudivantiste wujuje iby'ubunyadini ariko atagira mwuka wera, agakaraba akaja muri temperance, agatera ipasi, akagenza ate bya bindi byose, agafunga karuvati neza, agafata Bibiliya n'indirimbo, agafata ibyigisho, akinjira mu rusengero ku gihe, ariko atagira mwuka wera, egal imodoka isa neza ariko yagonze moteri, nta buzima igira, isa neza gusa. Mbega ikintu gikomeye tugiye kuzabura kikazadukoresha ishyano. Ariko kugira ngo uyu mwizera, uyu mugabo agere kuri urwego, abe yicaye imbere ya Yesu kandi aba afite ya mahoro, aba afite kwagukizwa, afite mwuka wera, ari bwo bwenge. Reka turebe agaciro yari yatanze umutungo ungana iki. Ngaho rero abazi gukora imibare, Abagadareni bashinze koperative. Turagarutse mu mibare rero, katwumva mufate icuma gikora imibare mu nkariro y'imibare. Abagadareni bashinze koperative y'ubworozi bw'ingurube, batangiza umutahe wabo ingurube 2,000. Ingurube imwe ibwagura 3 ku mwaka. Ndibavuga kubyara, bavuga ingurube kubwagura. Irabyara, irabwagura. Haya, ibwagura 3 ku mwaka, kandi inshuro imwe ikabwagura ibibwana 10. None aba Bagadareni bari kuba bafite ingurube zingahe ku mwaka? Cyo bita problem, ihurizo. Tuje ku kibaho, tuje kuri tableau, tuje ku kibaho, tuje kuri blackboard, ngiye gutanga ihurizo hano kuri blackboard yanjye. Ikibaho rero twanditse Abagadareni bashinze koperative yo korora ingurube, kandi batangije umutahe wabo ingurube 2,000. Ingurube imwe ibwagura 3 ku mwaka, kandi ikabwagura 10. Kuri uwo mwaka zari ingurube 1,000 bingahe? Ngo iki? 1,000 bingahe? Ndatera 60. Aha, ni 60 na bingahe? Na 2, kuko nabyanyina nto byapfuye biracyari. Noneho rero twagiye, noneho ingurube imwe twayihaye amafaranga 150. None kuri konte yabo ko baziranguje byasigara n'akana kazo, bashize kuri konte amafaranga angahe? Miliyari zingahe? Mumbwiye miliyari zingahe? Miliyari zingahe? 9 na miliyoni zingahe? Na miliyoni 300. Miliyari zingahe? 9 na miliyoni 300. Nizo zitanzwe, nizo Yesu yemeye ko Abagadareni bahomba muri uyu mwaka ngo hakizwe abanyabyaha bangahe? Mu mwaka umwe. Itorero ry'Abagadareni muri uwo mwaka ryakoze ivuna rikijije umuntu umwe, rivuta atangwaho
miliyari zingahe 9 ariko je by'amafaranga ntabwo mbizi uwazana miliyari 9 hano dusohotse isabato irangiye mbese imodoka ndimuzijyana zose muziha agaciro izi zirahangana aya mafaranga bene izi modoka bayamara izi modoka ziri hano zagura miliyari 9 mumbwiye ngo iki ntabwo nzi agaciro k'imodoka ngewe ariko miliyari 9 umenye atari ikintu cyoroshe no umuyobozi arambwiye ngo ushizemo n'amazu zitahamo ngo miliyari 9 karabaye bahungu mwese muraho nguko uko Yesu ateye yakwemera ko iby'isi birimbuka ngo hakizwe umunyabyaha umwe izi miliyari na miliyoni 300 uwabateranya mwese nayo mufite kuri banki nayo mufite kuri za telefone na telefone bakayigurisha n'amazu yanyu n'imirima yanyu afite miliyari 9 ibyo mutunze yabihungabanya afite miliyari 9 na miliyoni 300 ibyo mutunze mwese uko muri hano n'aya makote n'amakaruvati n'inkweto yabihungabanya ntabwo Imana izemera ko abantu barimbuka ngo ni ukugira ngo ingurube z'abantu zidahungabana kubera iki Yesu yemereye ko abadayimoni bazijyamo zikanarimbuka dore izi ngurube namwe muzindebere namwe muzicira urubanza bwa mbere muri barabagadare ziriya ngurube ntizari zemerewe gutambwa zari bitambo se zari bitambo ntizari amaturo watura ingurube wapi mwumve neza reka nze hano mu Rwanda ntizari n'inkwano wakwingurube se benshi bafite ubutunzi bumeze nk'izi ngurube benshi bafite ubutunzi butarimo 10 butarimo amaturo butarimo ubufasha bw'abakennye butarimo inkwano buhwanye n'izi iyo ibintu bibuzemo mu butunzi bwawe ririmo nta 10 kirimo ari umurimo kirimo nta yiteranira arimo ay'urusengero arimo ubutumwa arimo Imana ibihwanyije n'izi ngurube zigomba kurimburwa mu minsi ya nyuma. Iyo ni inyandiko yanditse mu minsi ya nyuma Imana izemera ko ubutunzi bwa benshi bukurwaho kuko bwabuze ico bumara mu murimo wayo, kandi ngo abafite ubutunzi bwinshi b'abadivantisi umunsi wa 7 kandi bakabukoresha neza mu mirimo y'Imana, ngo Imana izategura inzira zo kurangiriza ubutunzi bwabo mu murimo w'Imana. Nta mutungo w'abana b'Imana uzarimbukira muri iyi si utagize cumara. Izabere kuko bazagenda bawugabanya kugeza ubwo ku munsi wa nyuma ubwo Satani azibasira gufata imitungo yabi. Ndabarahiye
nta mutungo w'umudivantiste n'umwe wari umudivantiste w'ukuri wakoreshaga ukuri mu myizere. Nta mutungo wacu uzafatwa n'isi, byose tuzatwara bibitse mu ijuru. Turabeshya rero, tujya tubeshya kenshi ko turi abana b'Imana, ariko Imana idafite imitima yacu. Icyo abadayimoni basabye ni iki? Twohereze muri ziriya ngurube tuzijyemo. Hariya ni mu butunzi bw'abagadaleni, kandi aho ubutunzi bw'umuntu buri niho n'umutima we uba. Uzi ikintu bari basabye se? Bari basabye kuja mu mitima ya benezo. Nicyo cyatumye baza bari kwiruka. Nimurebe icyo bakoze, muhindure paje murebe icyo bakoze. Ababonye ibyabaye kuri uwo muntu no ku ngurube babitekerereza n'abandi, bahera ko baramwinginga ngo ave mu gihugu cyabo. Hindura ipaje wumva uko twasomye. Ntutwirukane hehe muri iki gihugu, ahubwo twohereze mu ngurube. Ni uburyo bwo kwinjira mu mitima ya benezo. Aho ubutunzi bw'umuntu buri niho n'umutima we uzagenza ute. Imitima y'abagadaleni yari yibere ku ngurube zabo, basabye kujamo rero bwari inzira yoroshe yo kujya mu mitima y'abagadaleni. Nicyo cyatumye bagarutse, noneho baje kureba ibyabaye, bongeye kwirukana Yesu bati tuvire mu gihugu kuko twakigusabye kandi wakiduhaye wowe Yesu, rero tuvire mu gihugu twagifashe. Mundebe, Yesu arabakundira. Abadayimoni basabye kujya mu ngurube, agenza ate? Arabakundira. Baje kumwirukana mu gihugu, nabwo agenza ate? Arabakundira. Reba ku murongo wa 8 wa 18, acikira mu bwato agiye. Rero baramwirukanye. Wa muntu utewe, wari utewe n'ingabo z'abadayimoni, aramwinginga ngo bajyane. Agenza ate? Aramwinginga ngo bagenze bate? Hari ibanga ririmo hagati. Kwinginga kuriya mugabo ntabwo kurasubizwa neza. Abadayimoni baringinze ngo Yesu ave mu gihugu cya, ngo baje mu ngurube. Arabakundira. Baragaruka baramwinginga ngo bavire mu gihugu. Arabakundira. Gatatu, wari utewe n'ingabo z'abadayimoni, wawe wakize, wawundi ufite amahoro, wawundi watsindishirijwe, wawundi ufite ubwenge, noneho nawe aringinze ngo ajyane nande na Yesu yigendere. Dore igisubizo yahawe. Yesu ntiyamukundira. Ntiyagenza ate? Ntabwo yamukundiye ngo yigendere, ahubwo Yesu aramubwira ati wowe ufite inshingano, ngo usigiye inshingano hano. Ingurube zabuze kandi zaguzwe igiciro gihwanye nuko wahindutse. Beka batabura ingurube n'umubwiriza. Ubwo babuze ingurube bakeneye ubahumuriza ngo babwire impamvu ingurube zabo zarimbutse. Jya muri bene wanyu ubabwire icyo Imana igukoreye. Kini kintu cya gatatu gikomeye ndetse cya kane, umuntu wagiye Yesu muri we, icyambere ni amahoro, kabiri ni agakiza, gatatu ni ubwenge bwa Mwuka Wera, icya kane ni ukwamamaza ibyo yakorewe. Niba iki kirango utagifite uri umunyabinyoma rwose. Niba utarata ngo wamamaze ibyo Yesu yagukoreye mu mudugudu wanyu, mu rugo rwawe, mu gihugu cyanyu, mu karere kanyu, ngo wamamaze icyo Yesu yagukoreye, ntacyo wabonye. Ni ukubeshabesha. Ni ukubeshabesha gusa. Igendere iwanyu ubabwire icyo Imana igenje ite igukoreye.
hababaye benshi hakiza umwe, Gadareni barababaye ariko umwe yararokotse arakira, kandi ni naho agakiza kabo kagomba gushingira. Nshuti zanjye, iyo dusomye hariya murongo 20, aragenda agenza ate? Aragenda atangira kwamamaza Dekapoli yose ibyo Yesu yamukoreye byose, abantu bose barumirwa. Kubwiriza abantu bakumirwa. Niba utari wabwiriza ngo abantu bumirwe, utanga ubuhamya abantu bumirwe, uwerura ibya Yesu abantu barebe bumirwe, uri kuracyabesha. Dukwiriye kwamamaza ibyo Yesu yadukoreye, abantu kumirwa. Uyu muntu yize he? Imyaka n'imyaka maze ari umusazi, umunsi umwe abonanye na Yesu agarutse ari kuvuga ubuhanuzi. Hari umuhungu numvise hari umuhungu numvise ahangaha uri kwiyenza ku mpanda. Hari umuhungu numvise ari gusobanura impanda we. Muzikoraho ndi kubareba. Abasore muri ntwarane, ariko ijambo rimwe wasomye uzaryitondere, ubanza urihekenye impanda wazi guhanguza usobanure. Basore bajiya nshuti zacu, uwaguha gusobanura ziriya mpanda agahanga kawe kakuma, ntabwo wazishobora. Impanda kuzibara ntabwo biri mu kanwa ka mwene muntu. Nta muntu uzabara uko impanda zizakurikirana. Ziriya mpanda ziravuga ku rwego rw'Imana. Impanda ivuga uyu munsi ishobora kuvuga hano, iri kuvugira n'ahandi, yaravugiye n'ahandi, kandi ari yayindi imwe. Izi mpanda rero ubusobanuro bwazo ziko mwabusomye mu busobanuro bw'ibyahishuwe, ariko muje murabusobanura muri gufunga fure, muri gufata umuvuduko wanyu mu bugabanye. Mubanze mwakira ibi bintu uko ari bitatu, nibyo bikeneye. Naho ubusobanuro bw'impanda ntabwo ari ubwacu nshuti zanjye, kuko nta mwene muntu wahagarara hano i Kanombe ngo avuze impanda ya 7 zizavuga mu rwego rw'Imana. Nta muntu uzavuza impanda n'umwe, ahubwo zizabavugira. Nta n'uzasobanura igihe impanda imwe yabereye n'igihe ikindi yabereye. Hari impanda yavuze mu 880, kandi n'uyu munsi wa none ikaba itararangira kuvuga, ikaba ishobora kujya kugaruka. Rero icyo dusabwa ni ikintu kimwe gusa, mbese Kristo ari mu bugingo bwanjye, mbese ndamamaza ibyo yankoreye, mbese uyu munsi wa none mfite ubuyobozi bwa Mwuka Wera mu bugingo bwanjye. Umunsi umwe nari mu iteraniro ahantu, nagiye mu giteraniro cya General Conference. Bari bashizeho ibyapa banditse ku byumba ibyo abantu bagomba gusengera. Twari muri leta ya Missouri, none mbona icyumba cyanditseho abasengera urubyiruko, abarasengera urubyiruko rw'itorero ry'Abadiventiste ku isi baraja muri iki cyumba. Abarasengera mifemu ikiciro cy'abari n'abategarugori baraja muri iki cyumba. Abarasengera ibigo byacu by'ubuvuzi baraja muri iki cyumba. Abarasengera ibigo byacu by'amashuri baraja muri iki cyumba. Abarasengera ivugabutumwa baraja muri iki cyumba. Bagenda batondeka ibyumba by'ibyiciro abantu barasengera. Bona hari icyumba cyanditse ngo abasabira ko itorero ryuzuzwa Mwuka Wera, ni hano baraje. Mba mpisemo ahangandi ndaja kubasabira Mwuka Wera, ariko ubwo abantu nsanga baruzuye.
umwe yavagamo undi ajyamo uko nimero zafashwe. Bari buzuye basimburana. Natangiye saa 10 z'umugoroba ntegereje ngo barara. Byageze saa 6 z'ijoro ntari nashobora kwinjiramo. Ndavuga nti mwami ntabwo bishobotse, ni benshi, ngiye gupfukama hanje hihariye, naho uhabare nk'icumba ngiye gusenga. Ndagenda nje mu cumba ndyamye hotel ndasenga, nihwanya n'abarimo. Abasabira ko itorero rihabwa Mwuka Wera nibo bari benshi kuza abandi bose. Dukeneye Mwuka Wera ngayobora iri torero. Igihe cyose tuzakora tudafite Mwuka Wera, tuzakora nk'abari mu isoko. Tuzaba tumeze nk'abari mu isoko, ntacyo tuzatahana. Hari bimwe ntazakoraho byankoraho. Hari bimwe ntazakoraho ko byankoraho nabyo. Ariko binkozeho nduwo gutaha mu ijuru ntacyo naba mbaye. Niba hari ikintu gikeneye ubugorozi cyane muri iri torero ryacu, nabaririmbyi. Zakora hari zifite ubwigenge burenze imitekerereze. Yemwe uwabicaza hamwe akabahugura. Hariya muri kabine tekinike hariya mukeneye amasengesho ya Mwuka Wera cyane. Abarwaye imitima bashobora kutazagaruka mu rusengero. Ibi byuma byanyu mwatondetse ahangaha n'imidiho n'ingoma zabyo birahasha ubuyobozi bwa Mwuka Wera mu ndirimbo zanyu. Murakubita ingoma umuntu ntamenye icyo mwazikubitiye. Bigeze no ku rwego aho duse twicishe bugufi uw'ibyuma ati njewoya ubwo twe twimbe hasi bugufi twumvire mwami twumvire mwami. Ubwo se ubusabane bwa Mwuka Wera iyo nangije kumbwira iki? Mugabanye ntaco muraba, icyo kiraka muhumure ntawe uzakibaka, ariko ni mugabanye. Abizera kuza mu rusengero yo kugenza gute? Iyo kuramya. Gahunda y'iki? Yo kuramya. Reka ngisabe rwose. Mbese reka nsabe. Igihe abizera bavuye muri za gahunda hanze, muri za porogaramu babahaye, ariko bagarutse muri gahunda yo kuramya, mureke turirimbe indirimbo zo mu gitabo. Mureke abana b'Imana binjire baje kuramya Imana baririmba. Muradutanguza iyi midiho yanyu, izi za ndomboro ya soro, mukadutangura aho kugira ngo turamye Imana tukaramya ibyuma byanyu. Abizera ugasanga bajunjamye, tibazi ikibazanye mu rusengero, hano ingoma zavuze ibintu byacitse, igitaramo kiratangiye, mwateganije mwebwe ubwanyu. Ndasaba Imana n'abashinzwe gahunda, mubwire abaririmbyi igihe cyo kuririmba indirimbo zo guhimbaza Imana rwose bagabanye imidiho yabo, bareke dusabane n'Imana mu rwego rw'indirimbo zacu. Umuntu wese abwira Imana aririmba ayibwira yumva asabana nayo, twe gukenera amashi, imidiho n'ingoma. Igitaramo nikigera muzabyinire cakora hanze, iyi nzu y'Imana muyiha umwanya. Uziko tugeze igihe cyo kubyina nyakubyina bisanzwe. Hari ubona abantu babyina baririmbyi noneho rero badodesheje imyenda yo kubyiniramo. Ntabwo mvuze abo nabonye hano, nababonye ahandi. Ndi kugira ngo n'aba hano batazabikora. Imana Mwuka Wera akadufasha kugorora ibyo mu mitima yacu bigoramye, tukitegura kujya mu ijuru.
hari byinshi tugomba gutangamo inama, ariko nta mwanya wabyo dufite. Reka nsabe abana b'Imana muri uyu mwanya, ibyo Yesu akorera imitima yacu birahambaye cyane. Twaganiriye ibijyanye n'imbabazi n'umujinya bya Yesu. Reka mbabwire ibanga rikomeye cyane. Ndaniho ndasoza, ubu nashoje. Ibyo byigisho by'ishiyo ku isabato mufite, muzabyitegereza, murebe inyuma ku gifuniko ibintu bihari. Ku gifuniko hari iki inyuma? Hari iki? Ibyigisho byanyu hari umusaraba. Umusaraba urahari? Ni iki kandi muwurebe? Umusaraba uri iki? 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 Hariho iminzani. Umunzani umwe uri iburyo bw'amaboko ya Yesu, undi munzani uri ibumoso. Icyo bivuga ni iki rero? Birasobanuye ngo nta bikino birimo. Imbabazi n'ubutabera bizakorana. Nta uzabwira Imana ngo mbabazi uri imbabazi uri imbabazi. Iminzani zaraturana. Ku ruhande rumwe hari imbabazi, ku rundi ruhande hari ibihano. Birari byo Kristo yari yambaye. Niwe wenyine wapfuye urupfu rwo kwirimbuka. Ntabwo yapfuye urupfu rw'umunyabyaha apfa. Oya, we yararimbutse. Vuga ngo uburakari bw'Imana bwasutswe ku nyoko muntu ngo irimbuke, ariko kuko yari yagiye mu cimbo c'inyoko muntu aba ari urimbuka. Yapfuye arimbutse ngo utazongera kubaho ukundi. Ati ata ntandukanijwe nawe kubw'inyoko muntu, ubutungane nagize bwose ububare kuri mwene muntu ko yagutunganiye, uzizera aya maraso mennye ku bwabo bazahabwa ubugingo buhoraho. Ntanze ubugingo bwanje buhoraho, mweguriye inyoko muntu nk'unyizera atarimbuka, ahubwo muri aya maraso ahawe ubugingo bugenje bute buhoraho. Urubanza Imana yaciye Yesu amaze kwemera ko inyoko muntu ibaye muri we, ibyaha bya Adamu byose ko ari we bibazweho. Nta kindi Imana yari kumukorera kwari ukumurimbura. Point entre, nta kindi. Yararimbutse, ubutabera bw'Imana burasohozwa. Ngo na Satani byaramutangaje, aravuga ati ntabwo bishoboka, uru rubanza ntabwo Imana iruciye neza, ibashite kurimbura umuziranenge ngirokora abanyabyaha. Inama y'agakiza niko yari yaravuze ngo hazarimbuka indungane, abanyabyaha babashe kubaho, ariko utazizera ayo maraso ukurimbuka nukwe yaje iburyo yave ibumoso ntabwo azarokoka. Icyo gituma Imana ari nziza iteka ryose. Rero kuko Yesu yapfuye azize ibyaha atakoze, yarimbutse atakoze icyaha, kandi yavuze ngo uri muri je noneho nubwo azaba yarapfuye azongera kubaho, azazuka. Yamazeyo gatatu. Hariyo umunsi we, hari umunsi wa Data, hari umunsi wa Mwuka Wera. Ubumana bwuzurira mu gituro. Ku munsi wa gatatu igituro cyananiwe gufata Imana kiraturika kirasambuka, ngo abamwizeye bose bazahabwa ubugingo buhoraho. Kristo ariho ku bwacu n'uyu munsi wa none. Ntabwo azigera arekura umubiri. N'igihe tuzagera mu ijuru tuzamusanga n'uwo mubiri yishize muri twe iteka ryose. Yabaye umuntu w'iteka ryose, yabaye Adamu w'iteka ryose. Natwe rero abamwizeye tuzabaho iteka ryose. Icyanshimishije rero ni iki? Ngo nitugera mu isi nshya azajya aza buri gihe ku isabato atubwirize ibyabaye byose. Ababwiriza bose
bose ba hano kuri iyi si nta n'umwe uzongera kubwiriza. Twese tuzajya dutega amatwi igitaramo cy'igitambo cya Kristo, tuzahora twumva iby'inkovu ze, iby'imbavu ze, ibyo kwitanga kwe, inama y'agakiza, ngo n'abamarayika bo mu ijuru bazaja baraza kuvumba. Ndakoresha iryo jambo kuko iryo twakumva. Bazaja baraza kuvumba igitaramo ngo bumve uko twakijijwe, kuko ntabwo babyumva n'uyu munsi wa none. Ntabwo bari babyumva, n'abamarayika ntibabyumva. Ntabwo bumva ibanga riri hagati yo gukizwa k'umuntu. Uyu muntu akizwa ate? Umunyabyaha arakizwa agahwana natwe akaba nk'abamarayika, ngo abishobora ate? Igisubizo ngo muri Kristo harimo ibanga. Ntabwo bari bamenye ibanga riba hagati y'umunyabyaha wakijijwe na Yesu. Ntibabirondora bo ubwabo, bareba ibiri gukorwa, ariko ibanga ry'umutima wamatanye na Yesu ntibashobora kuburondora. Nshuti zanjye, ni ibanga rikomeye. Uko twakijijwe byayobeye abo mu ijuru, ngo ayo mabanga tuzatanga ubuhamya mu myaka 1000, bari gutega amatwi bakumva uko twakijijwe imyaka 1000. Ariko namwe mu ndebere, abakecuru hano bamaze imyaka myinshi. Hari umukecuru ufite imyaka 200. Abakecuru we hari 100 yamufite. Abamaze kurenza ntimugeze ku myaka nk'ijana n'ibiri, 103. Imana izaduha avance y'ubugingo buhoraho, maze turirimbe dutanga ubuhamya imyaka ingahe? 1000. Nta mwene muntu wayirengeje. Adamu yamaze imyaka ingahe? Adamu yamaze ingahe? Uwarengeje 1000 ninde? Hari uwo mwasomye muri Bibiliya? Ubwo rero impamvu tuzahabwa avance y'imyaka 1000 mu gitaramo nuko ku isi nta n'umwogeza agira 1000. Reka nje namwe muri uyu mwanya tumenye ko Imana ishobora gukiza umwe hababaye bangahe? Benshi. Arega bene ingurube bararize, ariko ntibishimye, ariko basigaranye umubwiriza mwiza, basigaranye umuhumuriza. Babuze ingurube basigarana umubwiriza. Imana ihimbazwa. Reka nje namwe, ntabwo ndabaza abayobozi bivuna bije bateganije izakora irivuna, ntabwo nzanayibabaza, bazambwira ibindeba. Ariko ntabwo mwageje kuri miliyari 9. Ntabwo bije yanyegeze kuri miliyari 9. Wenda muzambwire miliyoni 100. Umunyabyaha umwe muzanyereka muri programu abo twateganije twumva tuzabatirisha ni bangahe, dufite icyerekezo cyacu kimeze gite. Ariko uko muzabigenza kose ntabwo uzambwira ko mwateganije kubatirisha umuntu umwe gusa. Ariko irivuna rya Yesu ryatwaye miliyari 9 na miliyoni 300 ryabatije bangahe? Umwe. Ariko abwiriza dekapoli yose. Reka dusabe Imana ngo itwuzuze mwuka wera. Ibi byumweru 2 byo kwerura ibyo Yesu yadukoreye, umuntu wese azabivuge mu mudugudu wabo. Turarika abashitsi benshi kurenza abo abagadareni bararitse, kurenza ibyo ingurube zararitse. Ahubwo twebwe turarikisha mwuka wera, kandi Imana izabidushoboze kubwa Yesu umukiza wacu. Inshuti nziza nka Yesu. Indirimbo y'ijana, inshuti nziza nka Yesu.
Dusenge. Turagushimye mwami Imana ishobora byose, tugushimiye ineza yawe n'urukundo rutarondoreka urutugirira, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Iyo ataba imbabazi zawe nta n'umwe wari kuba akiriho, ariko kubw'amaraso ya Yesu duhagaze uturebera muri icyo gitambo twatambiwe, kubw'ubuntu watugiriye uhabwe icyubahiro. Turagushimira umwanya mwiza utambutse umaze kuduhuguza amagambo yawe. Kumva ni kimwe no kumvira ni ikindi. Turagusabye kugira ngo imbaraga Mwuka Wera ibe mu mibereho yacu, kuko dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga, maze izo mbaraga tuzibone zadushoboze gutaha mu bwami bwawe. Nta na kimwe dushoboye, turi abanyantege nke, impamvu duciye bugufi kugira ngo uduhe imbaraga ituruka iwawe. Imbaraga Mwuka Wera dushoboze kwihana kugira ngo tubashe gukora umurimo wawe mu buryo bwuzuye, nugaruka uzatugeze mu bwami bwawe. Umugaragu wawe uduhuguje amagambo yawe umwongerere, aho akuye uhasubize byinshi cyane, umwuzurize ku rugero rukwiriye, kugira ngo twese abamaze gutega amatwi amagambo umunyujijemo akayaduhuguza, twese tuzishimire gutaha mu bwami bwawe. Usezereshe umugisha wawe, kandi uturinde umwanzi wo kubibura ijambo ryiza ritubibwemo, ahubwo mwami Imana ritubere impamba, ndetse ritubere n'urwego bizatugeza iwawe mu ijuru. Udufashe tuyoboze urukundo rwawe, bwa Yesu umucunguzi wacu. Amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.